Yesu nashimwe bakozi b'Imana bene data. Alleluya. Imana nibaha umugisha mwebwe mwese mukomeza kudukunda no kudukurikira. Imana ibaha umugisha mwebwe mukunda ijambo ry'Imana kuko ariyo yaremye byose, ihaze kwifuza kwanyu mu izina rya Yesu. Umwuka ari kunyobora ko turirimbana umuririmbyi w'ijana 94 tugasenga n'Imana mu gushima Imana. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihorere maso nisinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihorere maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuza gutinya. Imana niyikurinde ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana we izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Igice cya 4. Imana niyikurinde ibibi byose iteka, haba mu gicuku cya nijoro. Imana niyirinda ubugingo bwawe neza, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Haleluya. Imana yo mu ijuru, aleluya aleluya. Imana umuririmbyi aravuze ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, ngo mbega utabarwa kwanjye kwava he, ariko aravuga ngo kuwiteka, reka nkubwire, kura amaso ku bantu, kuwiteka niho ubutabazi bwawe buri. Haleluya. N'ahandi hari ubutabazi bwawe buri ku Mana. Haleluya. Nizemera ko ibirenge byawe bisitara, umwana w'umuntu waba gushaka ko ibirenge bisitara, umwana w'umuntu waba ashaka kugusitaza, ariko Imana ntabwo izemera ko ibirenge byawe bisitara. Haleluya haleluya. Iravuze ngo haleluya haleluya haleluya. Imana haleluya haleluya irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Ndagira ngo nkubwire ngo Pawulo yandika aravuze ngo haleluya haleluya, nta Mwisiraheli nta Muyuda, muri Kristo Yesu twese turi umwe. Haleluya. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ageze ku gice cya 3 aravuga ngo Imana niyo murinzi wawe. Iri joro ndagira ngo Imana ikubera umurinzi wawe. Hari abarindisha imbwa, hari abarindisha abazamu, ariko nta wundi urinda. Bibiliya yarambwiye muri Zaburi, irambwira ngo Uwiteka atatubereye maso, Uwiteka atarinze umudugudu, abarinzi barindira ubuso.
uwiteka atarinze umudugudu abarinzi barindira ubusa. Haleluya, haleluya. Hari abandi barindisha rero ibikorwa nk'ibyo ngibyo cyangwa bakarindisha muri ubwo buryo, ariko data, haleluya, niwe ukurinda. Haleluya, 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 haleluya. Imana niyo ikurinda, kandi Imana niyo irinda ubugingo bwawe neza. Mana tuyihe icyubahiro. Imana yongere irinde ubugingo bwawe neza iri joro mu izina rya Yesu. Imana irinde ubugingo bwawe neza iri joro mu izina rya Yesu. Nongeye kuvuga ngo Imana irinde ubugingo bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ari ikurinda ibibi byose. Ibibi byari bigutegereje nijoro, bya bibi bikugwanya mu gicuku cya nijoro, bya bibi bitagutinyuka ku manwa y'ihangu, bikagutinyuka mu gicuku cya nijoro nk'iki. Ndagira ngo Uwiteka, haleluya, haleluya, Uwiteka yongere arinde ubugingo bwawe neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana irinde ubugingo bwawe, Imana irinde ubugingo bwabawe, Imana ibukurinde none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Kadutangire dusenga Imana. Mbese wizeye ko Imana yakurinda? Niba ubyizeye senga Imana, niba ubyizeye tangira ukonegite mu izina rya Yesu Kristo. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana irinda Abisirayeli, Imana iri maso, Imana iturinda, Imana itugwanirira, Imana itubereye maso. Haleluya, 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 haleluya. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, wowe uturinda ku manywa na nijoro. Bibiliya yarambwiye ngo uryamye rimwe gusa, Uwiteka wumbije amaso rimwe gusa. Uwiteka we data, wabumbura amaso umudugudu warimbutse, ariko kukuri igitaru igitangaza. Turagushimiye ko wagize neza, turagushimiye ko watesheje agaciro, turagushimiye ko wasenye ukarimbura, turagushimiye ko ari wowe Mana uturinda, uri Imana iturinda ibibi byose. Mana ugiye imbere y'ubwoko bwawe, ugiye imbere y'abana bawe abagiye kuruhura imibiri, aruhura ubugingo bw'izina rya Yesu Kristo. Utesha agaciro imbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yateje kwimika inda mu izina rya Yesu muri iyi minsi ndabasengeye Mana, dore harabura kunyereka bimitse inda mu izina rya Yesu batagisenga, babandi baba bakwiriye kubera amaso ku manywa na nijoro, izuba ntiribice mu izina rya Yesu Kristo. Ku manywa ukwezi ntibagutinye, ariko data wa twese mu izina rya Yesu ndabasengeye, abo basubize ku rufatiro rukwiriye mu izina rya Yesu. Zaburi yarambwiye ngo ifatiro zo mukiranutsi zisenyutse yakora iki? Data birambwira ngo umuntu yakongera kubaka mu izina rya Yesu, ngo gira Yerusalemu niho umurwa wanjye uri. Turasenze Mana, subiza abantu mu murwa, subiza abantu mu rusengero, subiza abantu mu nsengero, subiza abantu mu nsengero, ukingura imitima mu izina rya Yesu. Insengero z'abana b'abantu zarafunzwe, ariko imitima iracyafunguye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo tuzajyanwa n'amatafari yubatswe n'isengero, ntabwo tuzajyanwa n'ibikorwa byubatswe n'abana b'abantu, tuzajyanwa n'imirimo twakoreye muri twe, kuko urusengero rw'umwuka rurera ku manywa na nijoro. Ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo ry'umugoroba, iri sengesho ryo kuryama mu izina rya Yesu Kristo. Mushize mu mababa yawe, mushize mu moya yawe. Haleluya. Musabira umuriro umurikira Mana data, abandi nawe rumumurikire mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'amasaha, murikira umuntu wese rwose, murikira abari barwaye, murikira abagera mu gicuku cya nijoro bagaterwa n'umwuka w'uburwayi, abagera mu gicuku cya nijoro bagaterwa n'umwuka w'uburwayi budakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengeye, ndabasabira imbaraga, ndabasabira ubutware, ndabasabira ubushobozi, ndabasabira kunesha, ndabasabira gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Mana arambura ukuboko kwawe, Mana arambura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana urashoboye, Mana urahambaye, Mana uzikurinda, Mana uzikurwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro ni kibi cyawe Mana, izina ryawe nirishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Udutabara uturengere, utabara ubugingo bw'abera, utabara ubugingo bw'abari baneshejwe, utabara ubugingo bw'abari bacitse intege mu izina rya Yesu Kristo. Utabara abana bacu, utabara abana bari bagwaye, utabara bari bananiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese wari ucitse intege, wari unaniwe, wari unamutse mu izina rya Yesu Kristo. Umusubizemo imbaraga, umusubizemo ubushobozi, umusubizemo ubutware, ibyari bimutinyishije n'ibitagaciro mu izina rya Yesu. Umwuka w'abatwezi, umwuka w'abarozi, umwuka w'amahembe, umwuka uhagarika imitima y'abenshi mu izina rya Yesu n'utagaciro. Ijambo ryabwiye Yosuwa ngo nuko komera, nuko kumutima. Turasenze Mana, ibyari bikuye umutima benshi n'ibitagaciro mu izina rya Yesu. Mana y'umugoroba w'umugisha, Mana isaha y'umugisha, Mana isaha y'umunezero,
n'izina rya Yesu Kristo. Kangura imana z'abera bawe, kangura imana z'abari barasinziriye, kangura imana z'abari baraguye mu rwobo, n'izina rya Yesu Kristo. Mana ya Abrahamu na Isaka, mana ya Yakobo, ongera utabara abera bawe, tabara bari kwa muganga, tabara bari muri gereza, tabara bari mu gihenomo, n'izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yamaze guhuma amaso, abo Satani yanoguye amaso nka Samusoni, wongera ugaruza amaso mana, wongera ugaruza amaso y'umwuka mana. Bamwe imitima ibakira indwara mana, bakirisha umwete wawe, bakirisha ijambo ryawe, abagwaye igifu kidakira, abagwaye diabete idakira, abagwaye imivuduko idakira, abagwaye asima, abagwaye imitima, abagwaye indwara zose zo izina rya Yesu ziri ku mubiri, abagwaje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu izo ndwara zikire mana. Icyo kizaga imitima, kizaga n'imibiri, kiza imibiri mana, kuko ijambo ryawe rimaze gukiza imitima. Mu izina rya Yesu mana, uturinde ibibi mana. Data wa twese mana, ndakwingize imana niyo iturinde ibibi, imana niyo irinde ubugingo bwacu neza ku manywa. Haleluya, haleluya. Wongere utubere maso mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimira kuri imana, ndagushimira kuri ijoro hari icyo ukoze, ndagushimira kuri ijoro hari abera bawukijije, ndagushimira kuri ijoro hari umwuka mubukuyeho, ndagushimira kuri ijoro hari umwuka waseki bukuyeho. Mu izina rya Yesu Kristo wongere uturinde ibibi, wongere urinde umuntu wese ugeze mu cuku cyane ijoro, wongere urinde abari ku manywa y'ihangu mu izina rya Yesu Kristo. Ugushikamije umutima wese umurinde kandi umuyobore. Urakoze kukuri imana, urakoze kukuri umutabazi, urakoze kukuri umurengezi, urakoze kuko ufite imbaraga n'ubutware none n'iteka ryose. Urakabya uragaheka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mana, urakoze none n'iteka ryose mana. Ijuru utange kurota, utange amayerekwa, utange buri kimwe cyose cy'umunezero, utange buri kimwe cyose kirinda umubiri n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Amena, amen. Yesu abaha umugisha abakozi bene data, bakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha, Imana ibarinde muri byose mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbamenyeshe ejo saa 10 dufite amasengesho ya live, muzayitabire muri benshi, usharinge mu izina rya Yesu kugira ngo ejo amasengesho tuzasenga guhanura ni live, gusengera ibyifuzo ni live, tuba dufite umwanya wo gusenga mu izina rya Yesu. Ejo saa 10 muzayitabire muri benshi, Imana ibaha umugisha. Uzasharinge izo saha ni tayari, izo saha Imana izabiri gukora imirimo n'ibitangaza, ingwara iri kuzikiza, ibyifuzo, itanga akazi, itanga urubyaro. Imana ikora live niyo dusenga, Imana ikora igihe cyose itazakora ejo, iyo niyo dusenga mu izina rya Yesu. Yesu nabaha umugisha abakozi b'Imana. Mugire ijoro ryiza, abari ku manywa mugire umunsi mwiza.